umugore ufite nk'uyu nguyu ugaragara neza ufite ubwiza nk'ubu ngubu rambara ufite ikihe kibazo yaka rero reka mwana wa mama murabizi twarakuranye twariganye za Kimisagara iyo zanduba hose urabizi kuba naguhamagaruze hano hari ikibazo giye kimumereye umugabo kibazo ariko nahindutse umugore ni ngiye noza ibyombo ni ngewe nkoropa ngewe managura inkweto buri kimwe asigaye kuri kariso ngo yisure koko se sinagimana mwisho uri kuvuga no ukuri none se rambara ibyo bintu koko bibaho yampaye nka data none se ubwo naze mubwire ugiye kumubwira iki ko twari turi kuganira araje nari barakubwira se mwabaye muretse ko turi kuganira sibyo umura turaje akuse umva we genda gakeya ariko bite byawe kunishakiye imbabura ndakubwiye ngo ndongera kumva uri kududuba turatugamba uri kuvuga hariya biraninde bigutumye none akasanya ibyombo si byo ndakuzanye kubyoza umuvandimwe wawe biki ariko si n'ibiki ibyakuzanye hano ni ibiki ni ibiki oke ntari ndongera kumva uri kubivuga hariya ndagusebye cyangwa nkukocorere mu bantu hari bireba unkocore yes sheri izi mfite zawe ni kuri yazibayeho ahubwo suri urugo ko numva none hari ibisasi gusa we kuri biteye ubwoba umugabo ni we woza ibyombo agateka kandi afite umugore kuki utangiza igitsina gore basi funga unyumva ariko basi nabyumvise ndi kuvuga ngo tukigera hariya uhindura ikiganiro ikiganiro ugikomeza gato tukagaruka mu nzu urahita usohoka kandi ejo mu gitondo ari amashuku yafura umuntu yazanye kuyafura ahite yigendera turumvikana nabyumvise nashatse igini ntabwo nashatse umuntu ngo wabonye ibyo mba ndi kubona hanga sina ubundi birabyo turabikemura nta kibazo koko munese ko muje wagira ngo muje munaniwe ushaka umva hari ikibazo gikomeye kitari cyoroshye ko twakemura sane ko bimeze